yarakennye ngo imodoka ngo yarayigurishije njyewe uko mbibona barabeshya biriya bintu njyewe mbona ari sikamu Kiramani ntago yakennye afite cano kireka natubwira ngo cano ngo bayibye aho nzavuga ngo yakennye kandi ibintu bikiri imihanda turi kubyumva nyine imihanda natwe ariko se nta proof dufite none se ubwo nkawe cyangwa nuko umufana nyine wumva ko ati ibyo bintu bitamubaho kubera ko ubona ari umuntu ufatiraho nk'icyitegererezo yenda ariko kuba yakena se umuntu wese ubuzima ntibuhindukana mugiye batubeshya ngo babibye cano ngo bagize gute ari kugira ngo nyine content zabo zizamuka hari igihe umuntu wenda aba yabuze ikintu akora cya content ari bukore agatangira kubeshya ngo runaka ngo byagenze gutya njye ntago nabyemera ko Kiramani yaba yakennye bro ese ni iyihe mpamvu igaragara ko yakennye iri Mwira abakunzi ba Inuma BTV uyu munsi twabazaniye umusitari musanzwe muzi reka tumuhe umwanya abibwire ababwire uwo ari we ababwire ibijyanye n'ubuzima bwe nyine mumumenye banje kubasuhuza bakunzi banje muranzi ntago ari ibintu byo gupfa kuvuga njye hano muranzi ubundi amazina yanjye banyita Nsengiyumva Eric ariko mu busanzwe mu izina ry'ubusitari ariryo bita rya comedy banyita Dr Mwami Comedy nkaba nyine ibintu by'amafilime comedy byose ndabikora. Okay, none se nyuma y'amakomedi ubuzima busanzwe ku giti cyawe uri umuntu ki ese ukomoka he wundi bimeze bite umuntu abashe kukunonosora kumenye neza mu buzima busanzwe mvuka mu karere ka Ruhango niho mvuka ariko nibera hano i Kigali nyine niho hantu ntabwo nkiba mu rugo iwacu mu cyaro ubungubu nyine ndi hano i Kigali niho nkorera ibintu bya filime na komedi byose. Okay, birumvikana ubu wese umuntu akeneye kukubona ngo ashaka gujoininga komedi ukina cyangwa se ashaka ko wamwamubwunganiza mu buryo bwa komedi nawe yifuza kuba umukinnyi wazo yababona ate byagenda gute kugira ngo abagereho byamusaba iki se hari ishuri cyangwa hari ukundi kumufasha abantu kugira ngo uze gukina komedi rero bisaba ngo ube ufite impano cyangwa gukina filime bisaba ngo ube ufite impano uwaba afite impano rero yazatureba naribi tukamwereka inzira byacamo kugira ngo nawe abashe gukina izo komedi abashe kugaragaza impano ye nyine nk'umuntu nyine ushaka kuba umusitari. Okay, murakoze. None se mu Rwanda ukanya rumaze kumbwira amazina yawe kutubwira ibintu bigiye bitandukanye kuri wowe umuntu utakuzi ndizera ko hano aba yakumenya amaze kumenya uwo uri we utubwiye n'uburyo yakugeraho wenda uraza kuza kuduha nyuma n'amanimero n'iki byose ariko se katwikomereze nyine nawe uraza kumbwiza kuri uwo muntu ubundi mu buzima busanzwe hano i Kigali umubano ukina komedi niwe mustar ubona ubigukorera ese wafatiraho urugero nubwo utamufatira urugero ariko nyine ubona uri kuri top muri wowe wazamutse neza ubirimo neza uri mu bihe bye ni uwuhe? Okay, njyewe urugero nafata uriya nka Kiramani uriya Kiramani niwe muntu nabonye wakoze za Big Mind akora filime ziragenda ariko hari akantu gatoya bamaze iminsi bavuga ngo yarakenye ngo imodoka ngo yarayigurishije njyewe uko mbibona barabeshya biriya bintu njyewe mbona ari sikamu Kiramani ntago yakennye kuko nese safite cano kireka natubwira ngo cano ngo bayibye aho nzavuga ngo yakennye kandi ari ibintu bikiri imihanda turi kubyumva nyine imihanda natwe ariko se nta proof dufite none se ubwo nkawe cyangwa nuko umufana nyine wumva ko ati ibyo bintu bitamubaho kubera ko
ubona ari umuntu ufatiraho nk'icyitegererezo yenda, ariko kuba yakena se umuntu wese ubuzima ntibuhindukana. Umwe w'amatarya yitwa nde? ubuzima burahinduka ndabizi, ariko se ntago bro, hari abantu benshi bagiye batubeshya ngo babibye cano ngo bagize gute, ari kugira ngo nyine content zabo zizamuka. Hari igihe umuntu wenda aba yabuze ikintu akora cya content ari bukore, agatangira kubeshya ngo runaka ngo byagenze gutya. Njye ntabwo nabyemera ko Kiramani yaba yakenye bro. Ese ni iyihe mpamvu igaragara ko yakenye? Iri kubivuga gutya gusa ni iyihe gihamya se? Ariko mu Kinyarwanda, reka turi Abanyarwanda baravuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku gasozi. Ubwo hari impamvu, reka tubitege amatwi ahubwo tubihe amaso turebe nyuma. N'ubundi ntabwo watwika inzu ngo ngwishe umwotsi, nyuma yenda bizagaragara gusa ntabibera ubusa. Ntabwo njye nabyemera rwose. Dore aho ndi Dr Mwami, ntabwo ndazamuka birenze ngo mbe umusitari wa danje, ariko mu cyizere cyane mfite nizera ko byose bizashoboka. Ariko ikibazo kuki batagaragaza impamvu bavuga ko yakenye? Ahubwo bo bari gushaka ikiganiro bazamukiraho. Buriya umuntu yazamutse kandi yageze kure, hari benshi bamuvuga kugira ngo bamurireho. Buriya bari kumuriraho, ntabwo bari ese Dr Mwami, ubwo nawe ntiwabaye ushatse kujya muri ba bantu bashaka kurira Kiramani kuko ari mu bihe bibi? Ushaka nawe kumuzamukira ngo mwitende kuko ari mu bihe bibi? Mwese mwamwihaye niwe mwagize content kugira ngo mumwitendekeho. Ubu se wowe nkawe wizeye iki niki kitwemeza uzaniye Abanyarwanda gishyashya, wumva ko nkawe nka Dr Mwami ibintu byawe bagomba kubireba kandi bakabiha agaciro, nawe bikakugirira akamaro? Yewe igishya wenda njye nshaka kubwira abakunzi banjye, ndashaka muri iyi minsi ndashaka kunyomoza icyo kinyoma bari kuvuga ngo Kiramani. Njyewe ubwanjye nashaka kuzihurira na Kiramani, njye nkamubaza neza tukihurira. Hari kuvuga ngo wenda Kiramani afite hari byinshi ari kugenda avuga hano ku nkoranyambaga. Hari n'ifoto hariya iriho ababaye afite agahinda, ariko njyewe uko mbibona ni ukugira ngo nyine ni content man. Iyo umuntu avuze ku muntu views zirinjira byo ndabyemera. Na commentaire burya yanumva ngo zigira akamaro, ngo zimotiva bamwe abandi zikabasenya. Ni commentaire nyine bari gutera kugira ngo nyine channel zabo zizamuke. N'abanyamakuru benshi bari kujya gufata inkuru, bagafata inkuru zibiwa ni kangahe se bavuga inkuru zibihu ngo runaka ngo yapfuye atapfuye ejo ukamubona. Bari ukugira ngo erega nabo babeho. Urumva bino bintu baje kuvumbura ko bibamo amafaranga. Urugero Yago yavuze ngo bamwibye channel. Ese ntibayimwibye? Ikavuga igihe kinini channel kaya uploadingaho, bakwiba channel ikanajyaho video. Ubwo yarongeye arayisubiza. Mu kuyibona katavuze akavuga yayibuze. Awamenyerega abantu burya umuntu abantu bagira menshi. Reka two kwizinga mu magambo. Reka n'iki kiganiro rwose urumva wowe making sure ngo Kiramani ngo imodoka ngo yarayigurishije. Ngo ryaduka riri mu Biryogo ngo ntago ari rye ngo araryamamariza. Rimwe bavuga ngo ni iry'umugore we. Ntabwo ibyo nabyumva pe. Zo ni ngo ni ntakubitwa. Nyamara ibintu birahinduka, ubuzima bugahinduka, ugasanga umuntu ukamubayeho yari hejuru agahubuka agahananuka. Birashoboka. Reka nizere yuko wenda ubuzima bwe butameze neza, ariko nubwo butameze neza ntabwo wamucira akari ubutega ngo uvuge ngo yakenye ngo noneho ngafite agahinda ngafite ibibazo. Reka turebe nyine uko bimeze, ahubwo nibikorera inkuru. Hari akavido yakoze ngo niba ngo babana ngo noneho ngo ngatangiye ngo kubabona. Babandi abana ngo batangiye ngo kumuvuga nyine. Ashobora nimba Imana imufasha bataragatwiko yenda. Kara nagatwiko nta kigaragara kirimo. Reka tubifate dutyo.
tuzabibona bizagaragara ntacyo tubeshwamo abanyarwanda se ko imihanda tuba duhari. Ebana kabisa niko bimeze mu minsi iraza bari butangire nanjye bavuge ngo ngo Dr. Mwami ngo noneho ngo byagenze gute. Dr. Mwami reka tubitege amaso tuzaba tureba ibyo ari byo. Ebana Imana izafasha nanjye nzamuke ntera imbere kandi ibyo byose tuzabigeraho nayo. Umuntu avuka ntacyo afite. Dr. Mwami reka rero tumaze kuvugana ibintu byinshi dore tumenyeho rimwe niko abanyarwanda bavuga. Reka ngusezerere dore n'ubundi ugira icyo ubwira abantu basezera. Abakunzi bawe bamaze kuba benshi, gira icyo babwira nyine baba bagwaye amatwi. Okay, icyo mbwira abakunzi banjye byose tubitege Imana kandi Imana igume mu ruhande rwacu. Nejejwe nuko bankurikira kandi nanjye nejejwe no kujya mbaha ibintu byiza bibanyura umutima. Imana ibahe umugisha. Inshallah.